Amahoro y'Imana nabane namwe bakunzi b'ibiganiro byacu. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza cyane kivuga ku bantu batandura virusi itera sida. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko hari abantu bakeya ku isi batajya bandura ubwandu bwa virusi itera sida, kabone niyo baba bakoranye imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu wanduye ubwo bwandu. Ibi tukaba tugiye rero kubaganiza cyangwa se kubabwira bamwe ibiranga bene abo bantu bateye gutyo batajya bandura ubwandu bwa virusi itera sida. Nahawe rero kugira ngo ube hafi mu kiganiro wumve niba koko nawe ibyo bintu cyangwa se ibyo bimenyetso ubyifitemo, nawe urebe ko uri muri abo ngabo. Gusa dusoza ikiganiro cyacu turaza kubagira n'inama y'uburyo wakwitwara igihe ukoranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite ubwandu bwa virusi itera sida, kandi iyo mibonano mpuzabitsina mukayikorana utikingiye. Ikaze rero mu kiganiro cyacu, muri kumwe na muganga Theophile. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, nimba ari ubwa mbere wumvishe ibiganiro byacu, kora subscribe, tujye tubana umunsi ku wundi, dushyiraho na like nimba ibiganiro byagushimishije, ubyohereze inshuti zawe nazo zimenye akamaro k'ibi biganiro, nazo ziyungure inama mu buzima. Ibiganiro byacu bivuga ku buzima, ibiganiro byacu byubaka ubuzima. Nawe hari aho ufite ikibazo, hari aho ufite icyifuzo, aho wumva twagufasha mu buzima, uratubaza muri komenti tukagufasha, tukakugira inama z'uburyo witwara mu buzima. Reka twubake rero amagara mazima, reka twubake rero ubuzima buzira umuze, reka turwane ku buzima, turinde ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Nahawe nahanjye kugira ngo tubigereho. Tugarutse rero mu kiganiro cyacu, twari turi kuvuga ku bantu bake cyane ku isi batajya bandura ubwandu bwa virusi itera sida. Uwa mbere ni abantu bafite umubiri wifitemo ubushobozi bwo kwica virusi itera sida mbere y'uko yangiza abasirikare b'umubiri aribo twita CD4. Uvuga ngo iyo ubwandu bwa virusi bwinjiye mu mubiri, ikintu cya mbere bujya gukora ni ukujya kurwanya abasirikare b'umubiri kugira ngo babashe guca intege umubiri w'umuntu, hanyuma buze kubasha kororoka cyane mu mubiri. Icyo gihe rero hari abantu bifitemo ubushobozi noneho bwo guhita barwanya ubwo bwandu bwa virusi igihe bwinjiye mu mubiri. Bifitemo ibintu twita natiro kira. Abantu bifitemo utwo turemangingo twitwa natiro kira cells, duhita twica za virusi ntizibashe kwangiza abasirikare b'umubiri. Nukuvuga ngo rero ibingibi kugira ngo bimenye, akenshi ni ukuba wisuzumishije kwa muganga, nyine bakamenya niba ufite zino natiro kira zibasha kurwana na virusi ku buryo zitangiza umubiri. Abantu ba kabiri ni abantu bafite impinduka ku za mutation muri gene zabo. Mu buzima bw'umuntu cyangwa se mu miterere y'umuntu hari gene zitwa CCR5 delta 32. Iyo gene ihora ihindagurika. Iyo umuntu afite gene iteye gutyo ihora ihindagurika, igira impinduka, bituma virusi itabasha kwangiza abasirikare b'umubiri we. Icyo gihe virusi iyo zinjiye mu mubiri zisanga gene zahindutse, hanyuma zikaba ari uburinzi burinda umubiri kuba za virusi zawangiza, cyangwa se kuba za virusi zakura zikimiltiplier. Ibyo rero bigatuma zihita zangirika, ntizibashe
gutura cyangwa se kuba mu mubiri w'uwo muntu. Abantu rero benshi bafite umubiri uteye gutya, bafite ziriya gene zimeze kuriya, ntabwo bajya bandura ubwandu bwa virusi itera sida. Abantu ba gatatu ni abantu bafite ubudahangarwa cyangwa se bafite ubwirinzi bw'umubiri bushobora guhashya virusi. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko hari abantu bafite ubudahangarwa cyangwa se bafite ubwirinzi bw'umubiri bubasha kurwana na virusi, ku buryo virusi itabasha kwinjira mu mubiri ngo igende ikure. Ahubwo icyo gihe ubwo bwirinzi iyo bwumvishe ko hari umwanzi winjiye mu mubiri ari we za virusi, itangira kurwana na ya virusi hakiri kare ikayica cyangwa se ikazica, bikarangira zidakuze, bikarangira zitiyongereye mu mubiri. Uwo mubiri ukaba ufite ubudahangarwa bwo kurwana n'ubwandu bwa virusi itera sida. Abantu ba kane ni abantu bafite amahirwe yo kutakira virusi mu mubiri wabo. Hari abantu bafite amahirwe yo kutakira virusi mu mubiri wabo ari uko bateye, ari uko Imana yabaremye, yarabahaye ubwo budahangarwa, yarabahaye ubwo bubasha bwo kutakira virusi mu mubiri wabo. Birashoboka ko rero nawe waba uri muri abo bantu batabasha kwakira virusi mu mubiri wabo. Mwene aba bantu bo rwose virusi izo arizo zose kugira ngo zigere mu mubiri wabo ni ikintu kigoye cyangwa se kidashoboka. Akenshi umubiri wabo uba wiremyemo ingufu cyangwa se ubushobozi bwo kurwana n'izo virusi rwose ntizibe zagera mu mubiri wabo. Abantu ba gatanu rongeye kubabwira bo baranatangaje cyane. Abantu ba gatanu ni abagore bafite microflora bacter. Microflora bacter ni bagiteri nziza ziba mu myanya ndangagitsina y'abagore. Hari abagore ngo bateye gutyo, bateye neza gutyo, bafite bagiteri nziza ziba mu myanya ndangagitsina yabo. Bamwe na bamwe, ntago ari benshi ariko bariho, na cyane ko nababwiye ko aba bantu bafite amahirwe menshi yo kutakira virusi itera sida ari bakeya ku isi. Hariho rero muri abo bake harimo abagore bifitemo ibyo twita microflora bacter, bagiteri nziza ziba mu myanya ndangagitsina yabo. Izi bagiteri zituma ubwandu bwa virusi itera sida budashobora kwinjira ngo bwanduze ufite zino bagiteri. Zino bagiteri zigabanya imbaraga z'ubukana bwa virusi n'ubushobozi bwo kwinjira mu mubiri. Ni ukuvuga ngo umuntu ari gukora imibonano mpuzabitsina, agakora imibonano mpuzabitsina n'undi ufite ubwandu, bagakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko uwo mugore akaba yifitemo zino microflora, zino bagiteri nziza zihita zirwanya ya virusi, zihita zica intege ya virusi ntibashe kwinjira mu mubiri. Na cyane ko virusi zimara hanze mu gihe gito rwose zihita zangirika zigapfa ntizingire mu mubiri. Murabyumva ko rero hariho abantu rwose bateye neza, Imana yaremye neza, ibaha n'ubushobozi, ibaha n'ubudahangarwa, ibaha n'uburinzi bubarinda indwara cyangwa se bubarinda amavirusi. Birashoboka rero ko nawe uri umwe muri abo bantu Imana yahaye ubwo bubasha. Birashoboka ko uri umwe muri abo bantu Imana yahaye icyo kintu cyiza cyangwa se ubwo buryo bwiza bwo kurinda umubiri wawe. Urabyumviye rero impamvu ushobora kubona umugabo n'umugore babana, umwe yaranduye ubwandu bwa virusi itera sida undi atarabwanduye. Rimwe na rimwe hari igihe umwe muri bo aba afite bya bintu bitanu maze kubabwira bimurinda kwandura ubwandu bwa virusi itera sida. Ikindi ngira ngo wumvishe impamvu zibitera kuba umupariteneri wawe ikindi iyo umupariteneri wawe anywa imiti igabanya ubukana, birashoboka ko waba ufite amahirwe menshi nabwo yo kutandura. Ntabwo rero tujya turangiza tutagiriye abantu inama.
twese turabizi neza ko sida ntipimishwa ijisho. Kugira ngo umenye ko wanduye ubwandu bwa virusi itera sida, ni uko ugenda kwa muganga bakagupima, bakakumenyera niba waranduye se cyangwa niba uri muzima. Aho rero iyo umaze kumenya uko uhagaze, ni nabwo umenya uko ugomba kwitwara, ni nabwo umenya uko ugomba kubaho mu buzima bwawe. Ikindi dukangurira abantu ni ukwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ntabwo bikwiye ko kuri iki gihe, ku bumenyi bwinshi wahawe, ku nama twatanze, iz'abandi baguhaye wumvishe, wajya gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Uzi neza ko nyuma yo kuba wakwanduramo n'ubwandu bwa virusi itera sida, ushobora no kwanduriramo izindi ndwara kandi nazo zihungabanya ubuzima bw'abantu. Twere impamvu turi ahangaha ni ukugira ngo dufashe abantu kumenya ibintu bimwe na bimwe ku ndwara zitandukanye, bajye bamenya uburyo bagomba kwitwara n'uburyo bagomba kwitwararika. Sida nta muti nta n'urukingo, gusa icyiza dufite ni uko hariho imiti igabanya ubukana. Uyinywa abaho neza, agakomeza imirimo ye, agakomeza imibereho ye, iterambere rye n'ubundi rigakomeza nk'uko bisanzwe. Ikindi, nta nubwo wareba umuntu mu nzira agenda ngo uvuge ngo uyu arwaye sida. Ikikubwira ko ayirwaye ni uko wamupimye ukamenya ko koko abana n'ubwo bwandu bwa virusi itera sida. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu rero, kora subscribe, tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro byiza bivuga ku buzima, mu biganiro byiza byubaka ubuzima. Nkeka ko buri wese akeneye ni amagara mazima. Nacyo twifuriza abakunzi bacu ni ukubaho munezerewe, mufite ubuzima buzima buzira umuze. Niyo mpamvu iteka tubazanira ibiganiro bivuga ku buzima ngo mumenye uko mwitwararika. Kwa muganga rero hari imiti ishobora kugufasha ntiwandure ubwandu bwa virusi itera sida. Icyo kiganiro nacyo ubutaha nzakibategurira, nkubwire icyo bisaba kugira ngo kwa muganga babashe kukurinda kwandura ubwandu bwa virusi itera sida. Nahawe rero, icyo usabwa ni ukubana natwe umunsi ku wundi. Icyo usabwa ni ugukurikira ibiganiro byacu kugira ngo umenye inama zifasha ubuzima. Wakoze kubana natwe rero, turabakunda cyane. Uwiteka ukomeze abahaze imigisha, Uwiteka akomeze abahe imbaraga. Nziko hari benshi muri no se baba babyutse bagusabira ibintu bitari byiza, ariko twe turari ngo tugusabire imigisha ituruka ku Mana, nawe udufashe ube hafi uyakire. Mukomeze mugubwe neza. Bye.